impamvu ziracyari za zindi zo kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Icya mbere ni uko twibagirwa buri munsi no kwiyibutsa ni buri munsi. Ducika intege buri munsi no kwiyongerera akanyabugabo ni buri munsi. Akanyabugabo rero kameze nko kwiyuhagira, iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi rero kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga, bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Kanazirikana ko akanyabugabo gatuma utangira, ariko discipline niyo ituma usoza. Nyuma yo kwiyumvamo akanyabugabo rero ugatangira, ugomba kubaka icyo bita discipline. Uyu munsi ugiye kuvuga kuri Aliko Dangote. Aliko Dangote ni umuherwe wa mbere muri Afurika. Yavukiye muri leta ya Kano muri Nigeria ari ku itariki 10 Mata mu mwaka wa 1957. Uyu ni umushoramari, rwiyemezamirimo, umugiraneza, niwe washinze Dangote Group. Umutungo we ubarirwa muri miliyari 31 na miliyoni 100 z'amadolari y'amanyamerika. Niwe munyafurika wa mbere w'umuherwe, akaba wa 46 mu baherwe b'isi. Dangote yavukiye mu muryango w'abacuruzi. Birumvikana isuku igira isoko. Se yarazwi mu gace yaratuyemo kuko yacuruzaga umuceri. Yize kaminuza mu ishami ry'ishoramari n'ubucuruzi mu gihugu cya Misiri. Akirangiza kaminuza ku myaka 21 y'amavuko, yagujije nyirarume amadolari 3,000 ngo atangire kwikorera. Iyi nguzanyo yayishoye mu bucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi muri Nigeria. Business yaragutse, atangira gutumiza ibicuruzwa by'ibinyampeke mu mahanga. Umva ukuntu yari afite impano y'ubucuruzi, mu gihe kitarenze amezi 3 yari amaze kugera ku bihumbi 10 by'amadolari. Yakoraga ibyo azi neza kandi akunze, ahita yishyura rya deni ryamufashe gutangiza business. Arakomeza arakataza rero kugeza ubwo abaye umuherwe wa mbere muri Afurika, akaza mu baherwe 100 ba mbere ku isi. N'ubundi ngo yakuze indoto za rukwikorera. Yizerera muri bya bindi bigaragaza ko gukira bisaba kwikorera ku ruhande runini cyane. 75% by'abakire bari ku isi ni ba rwiyemezamirimo, ni ba Dangote. Noneho 13% by'abakire bari ku isi ni abashoramari. Noneho hakaza 7% by'abakire bari ku isi ni ababikoye ku irage, ni ababirazwe n'abo bakomokaho. 3% by'abakire bari ku isi ni ibyamamare, ni abakinnyi ba filime, abakinnyi b'umupira w'amaguru, abahanzi. 0% by'abakire bari ku isi ni abakorera imishahara. Dangote rero yizera muri icyo kintu cy'uko gukira bisaba kwikorera. Yavuze amagambo rero y'inkomezi, abantu benshi barayamukundira. Ayo ni nayo twagarukaho by'umwihariko. Yigeze kuvuga ngo iyemeze gukora cyane mu buryo bushoboka bwose kugira ngo ugere ku ntego nshya buri munsi. Muri make haranira kugera ku ntego nshya kandi buri munsi. Ni ibintu byo guhozaho, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni intego z'ukwezi. Hoya, shaka intego ya buri munsi, kabone nubwo yaba ari ntoye, ariko uyigereho kuri uwo munsi. Yaranavuze ngo nizera ko gukora cyane ari rimwe mu mabanga yo kugera ku ntsinzi. Aranavuga ngo ibanga ryo kugera ku ntsinzi riri mu gukemura ibibazo byawe no gufasha abandi gukemura ibibazo byabo. Hari umugabo twaganiraga ku wa gatandatu mu kiganiro Inzu y'Ibitabo kuri televiziyo, avuga ahantu 5 hashobora guturuka amafaranga. Ahambere ni mu bibazo by'abantu. Nubona ikibazo cy'umuntu, menya ko aho hantu hari amahirwe yo kubona amafaranga. Niko hizerwa, ni nako abakire benshi babyizera. Abakire bungukira mu bibazo byacu. Aha kabiri ni mu bantu.
aha gatatu ni mu gicuruzwa urashyira iki ku isoko cyangwa kuri serivisi runaka. Ariko uri kumva ko ibi bya Dangote nawe yabitekerejeho cyane. Yaravuze ngo nubatse ubwami mba umukire wa mbere muri Afurika muri 2008. Ariko ibyo ntabwo byabaye mu ijoro rimwe gusa. Byansabye imyaka irenga 30 nkora buri munsi kugira ngo ngere aho ndi uyu munsi. Akagira inama urubyiruko rw'iki gihe rero ngo rwifuza kumera nka Dangote ariko bagashaka kubigeraho mu ijoro rimwe ngo ntabwo ibyo bikora, nta nubwo ngo bivamo. Ugomba kuzamuka gahoro gahoro ukamenyana n'ubukire. Kugira ngo ubake ubucuruzi bukomeye uhera ku bintu bito uzamuka gahoro gahoro. Iyo utaziranye no hasi ngo no gutinda hejuru biragora. Ukihanganira imvune kubera ko izo mvune nizo zikugira umunyembaraga uzabasha no kurinda ibyo azageraho. Yaravuze ngo ikosa ugomba kwirinda gukora yaba mu bushabitsi no mu buzima busanzwe no gufata icyemezo mu bihe bibi. Cyagiye uri mu bihe bibi irinde gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. Aranavuga ngo buri gihe iyo mbyutse mu gitondo ndibwira mu mutima nti Dangote we ugomba gukemura ibibazo byinshi kuruta iby'ejo wakemuye. Mbere y'uko umunsi utangira ntangira gutyo. Iyo maze kwibwira gutyo mfata inzira nkajya gushaka ibisubizo. Uri kumva Dangote nawe agendera kuri rya tegeko ry'Abayapani ryo kwiyongorera kurusha ibyo wakemuye ejo ukabona kujya ku kazi. Yaravuze ngo buri gihe jya ureba iki gifite amahirwe yo kurekoka aho guhanga amaso cyane ibyo wahombye. Buri gihe jya ureba ibisigaye aho kureba ibyo wahombye. Aranavuga ngo nduhuka kuko hari icyo nageze. Ntabwo nduhuka kuko amasaha yageze, nduhuka kuko hari icyo nageze. Yaranavuze ngo ibihe bikomeye ntibiramba ariko abantu bakomeye bararamba. Ntugahinduka umunyantege nke rero kubera ibihe bikomeye uri kunyuramo. Byo ntabwo biramba ariko wowe nukomereramo uzaramba. Aranavuga ngo intego yawe ikomeye n'inzira yo kubona intsinzi irasobanuka. Impamvu inzira zo kubigeraho ubona zigoye ariko intego yawe nta mbaraga ibifite. Iyo ubishaka byo gupfa n'inzira zo kubigeraho ziraboneka ntumenye ukuntu bigenza. Yaravuze ngo niba udafite intumbero uriho by'igice, niba udafite intumbero uriho utariho. Dangote yavuze ijambo rikomeye ngo igihe cyose ugize icyo ugeraho ujye usubiza amaso inyuma ushimira ababigizemo uruhare. Aranavuga ngo nukomeza kumvira ubwoba bwawe uzarinda upfa utazi aho ubushobozi bwawe bugarukira. Nukomeza kumvira ubwoba bwawe uzarinda upfa utazi uko ubushobozi bwawe bungana. Yaravuze ngo guhatana ni byiza mu bushabitsi. Icya mbere biryoshya umukino w'ubucuruzi, icya kabiri bituma uba rwiyemezamirimo uhamye. Mu magambo yose Dangote yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri aya, yaravuze ngo mu bucuruzi ntacyo bitwaye kuba hari imitungo runaka wagurisha ugamije gutiza imbaraga business yawe kugira ngo itarindimuka. Dangote yizera ko umuntu ashobora kugurisha inzu agamije guha imbaraga business, kubera ko business nigira imbaraga uzagura indi nzu ahubwo wenda nziza no kurusha iyo wagurishije. Ukagurisha imodoka kugira ngo uhe imbaraga business nisubira mu murongo uzagura indi modoka. Uzanabirebe mu bantu bubaka amazu. Hari igihe usanga amafaranga umuntu atakaje yubaka inzu nayo nzu izinjiza ayo mafaranga aramutse yashyize muri business yakwinjiza akubye inshuro 1000 ayo ngayo inzu yari kuzinjiza. Hari abantu rero bizerera muri business cyane kurusha n'imitungo rimwe na rimwe itimukanwa, kabone nubwo n'imitungo itimukanwa ishobora kuba business. Ngaho rero amagambo akomeye cyane yavuzwe na Dangote, nizere ko yabanejeje. Ijambo ryagucitse reka dore kuri YouTube channel _TV genda kore subscribe tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.